tukaba tugiye kuganira ku nkuru y'umugabo n'umugore. Habayeho umugabo n'umugore, nibwo bari bakimariyana nyine, nibwo bari muri make bari bagica mu rukiko bakimara gushakana muri make. Noneho barashakana ariko bashakanye mu buzima bubi nyine, nta byo kubatunga bihari. Ubwo ngubwo hamaze gushira iminsi, umugabo abwira umugore we ati madamu, hari ikintu ushaka ko tuganiraho. Nuko nguko ubwo umugore akora imirimo vuba na vuba. Ubwo ngubwo nimugoroba bicaye muri salo bari kurya nyine, bari ku meza, umugabo aba aravuze ati madamu, igitekerezo cyanjye nashaka ko tuganira, igitekerezo maranye iminsi nashaka ko twaganira, njyewe nkazagenda gushakisha imibereho, wowe ugasigara mu rugo. Madamu baramubaza ati urabyumva ute? Madamu aravuga ati nta kibazo rwose sheri, uzagende gusa uzanzirikane ntuzance inyuma. Nuko ngubwo ubwo umugabo baramwemereye, bararya. Muri uko kurya basezeranaho, biciye mu gitondo umugabo abafatiye aragenda nyine. Ubwo urumva yari amaze kurenga intara nyinshi. Noneho ubwo hari aho yagize, umugabo aramubona, aramufata mu akazi. Amaze kumuha akazi barumvikana igiciro, ariko mbere yo kugira ngo batangire akazi, umugabo aravuga ati abwira umukoresha we ati njyewe amafaranga nzajya nkorera buri kwezi, ujye uyambikira, uzayama amaze kuba menshi yagwiriye, noneho kubera ko hari umuryango mfite ngomba gufasha guteza imbere. Umukoresha we aramubwira ati nta kibazo. Nuko ubwo umugabo arakora ku manywa, nijoro, saa sita, yewe atitaye no ku burwayi yari afite, ibyo nabyiteho, nasabe n'ikiruhuko cy'uko arwaye, akora amanywa nijoro. Nuko arakora iminsi iricuma, amaze kugeza mu myaka 30, abwira umukoresha we ati njye nkeneye gutaha nkajya kureba umuryango nasize uko umeze. Nuko umukoresha aramubwira ati nta kibazo rwose. Ubwo ngubwo umugabo aramubwira ati ndashaka amafaranga yose nyine, yose y'amezi yose. Urumva yari amaze imyaka 30 ashaka amafaranga yose y'iyo myaka 30 yamaze gukorera. Nuko umukoresha aramubwira ati nta kibazo, amafaranga ndayaguha. Hashize umunsi umwe, umukoresha agenda abwira umukozi ati, abwira nyine wa mugabo, aramubwira ati ariko se mugabo, ati hari inama 3 nakugira, ayo mafaranga ukayihorera, kandi izo nama 3 zazakugirira umumaro mu buzima bwawe ndetse n'ibihe byose byo kubaho byawe. None urahitamo ko nkugira inama cyangwa urahitamo ayo mafaranga? Nuko ubwo umugabo biramucanga, nawe ubwawe byabanze kugucanga. Ubwo umukoresha aramubwira ati ntacyo, ngwaye iminsi 2 yo kubitekerezaho, uzaza umbwira igisubizo nimba uhitamo amafaranga cyangwa uhitamo izo nama 3. Nuko ubwo ngubwo umugabo aratekereza, muri iyo minsi 2 yamuhaye, aragenda arabitekereza. Umugabo akajya avuga ati ariko se imyaka 30 yose maze gukora, ubwo ngubwo kuko nataha nta mafaranga njyanye kuri izo nama 3, ese ubundi izo nama 3 zangira iki? Ubwo ngubwo umugabo abitekerezaho cyane, aravuga ati ese kuko nakihanganira gute amafaranga nakoreye imyaka 30 yose? Nuko ubwo umugabo abitekerezaho cyane, aravuga ati ariko se nanone ko yambwiye ko izo nama nzazishaka mu buzima bwanjye bwose bwo kubaho, ubwo ngubwo wazirutisha amafaranga? Ubwo ngubwo umugabo ariyumvira, afata umwanzuro, aravuga ati reka nemere izo nama, amafaranga nyihorera. Nuko ubwo ngubwo aragenda abwira umukoresha we ati nemeye inama, amafaranga ndayihoreye. Umukoresha arongera amusubiramo, aramubwira ati nindamuka nkugiriye izo nama, amafaranga wibuke ko utari buyatware. Umugabo aravuga ati yego.
nuko ubwo ngubwo umukoresha abwira umugabo aramubwira ati hari inama 3 mfite zo kukubwira kandi zizakugirira umumaro mu bihe byose byo kubaho byawe, mu buzima bwawe bwose bwo kubaho. Inama ya mbere yarambwira ati kudakunda inzira ya bugufi, kuko ushobora kuba ubuzima bwawe bushobora kuzaviramo ibibazo bibi, ngo nugakunde guca mu nzira ngufi, byatwa nuko waca mu nzira ndende uzi aho kugira ngo uce mu nzira ya bugufi. Inama ya kabiri yarambwira ati kugira amatsiko aho biri ngombwa gusa. Inama ya gatatu yarambwira ati mu gihe ubabaye cyangwa ufite umujinya ntugafata umwanzuro. Umugabo nyine ahita afite izo nama, umukoresha we amupfunyikira imigati 3 myiza minini, aramubwira agira umwe amwereka ati nguza womera umugore wawe. Nuko nguko ubwo umugabo afata inzira aragenda, ubwo urumva ahantu hari kure mu rugo rw'iwabo, ahantu yagendaga iminsi 15. Nuko baragenda ku munsi wa mbere bumwiriyeho arara ahantu ku kantu k'akaroji. Noneho aho hantu yaraye nijoro aryamye yumvise urusaku, ashaka gusohoka ngo ajye kureba, ajye gutabara, ariko ahita yibuka ya nama ngo ujye ugira amatsiko aho biri ngombwa gusa. Umugabo aravuga ati iyi nama reka nyubahirize, asubira kuryama. Nuko bukeye mu gitondo abaza bahara boga ati se urusaku numvise nijoro namwe mwarwumvise? Nuko baramusubiza ati twarwumvise. Baramubaza ati none se kuki utagiye gutabara? Nuko ubwo ngubwo umugabo nyine aravuga ati sinagiyeyo. Nuko ubwo ngubwo baramubwira ati wagize Imana niwajyayo wikengeye, kuko iyo abantu bose baje kurara aha ngaha bakumva urwo rusaku bagasohoka tuyoberwa irengero ryabo. Nuko ubwo umugabo arakomeza aragenda, bukeye mu gitondo nyine yarakomeje urugendo rwe, agera ahantu hari inzira imwe imanuka indi itambika. Noneho ahura n'umugabo, uwo mugabo aramubwira ati ese uri kujya hehe mugabo? Undi aramubwira ati ahantu ndi kujya rwose haransaba kuhagenda iminsi 15. Uwo mugabo bari bahura aramubwira ati ese waciye muri iyi nzira imanuka kuzahagenda iminsi 5? Umugabo ubwo aravuga ati ariko se kuko uwaca muri iyi nzira ya bugufi nkagenda, ko wenda aho hantu nzagenda iminsi 15 nkagenda iminsi 5 hari ikibazo. Umugabo aca muri ikakara hamwiritse, arakomeza aragenda ageze imbere, ariko yibuka ya nama bamugiriye. Baramubwira ati kudakunda guca inzira ya bugufi. Kandi koko iyo nzira yabagamo abicanyi, abambuzi, ari mu mashyamba nyine cyane. Umugabo arongera arakata asubira inyuma ajya guca muri ya nzira ndende azi. Nuko ubwo aragenda ageze ahategeye urugo rwe, arahareba cyane, arishima cyane, araseka. Ariko nanone yatekereza ko amaze imyaka 30 akora, akaba nta mafaranga ajyanye, bikamucanga. Ariko aranga ajyana ya migati bamuhaye. Nuko ageze ku irembo, ageze iwe mu rugo, arungurukiye mu idirishya, ubwo hari nijoro bwari bwije, abonamo imbere mu nzu harimo umugore we, ariko harimo n'undi muntu umeze nk'umugabo. Abona ari kumufata, ari kumubwira ati sheri biki n'ibiki, nyine ibintu by'abasheri. Ubwo ngubwo noneho umugabo agira umujinya cyane, bigera naho avuga ati ariko wagenda nkamufata nkamwica. Nuko ubwo umugabo yibuka ya nama ya gatatu bamubwira ati mu gihe ufite umujinya cyangwa ufite umubabaro ntugahite ufata umwanzuro uhubutse, ujye ubanza utegereza umujinya ubanza ushire. Nuko ubwo umugabo aragenda yicara hanze, arara hanze. Mu gitondo aragenda arakomanga ku rugi, umugore we arasohoka. Nuko abonye umugabo we arishima cyane ajya kumuhobera. Mu gihe agiye kumuhobera, umugabo aravuga ati n'ibintu niboneye have rekeraho, n'ibintu niboneye. Ubwo ngubwo aravuga ati n'ibintu niboneye, uriya ninde mwawe muri kumwe? Ni gute wanciye inyuma kandi igihe narigeze mbikora na rimwe? Kubera iki byabaye? Njye ntabyo nigeze nkora, ariko we warabikoze. Kuki wabikoze?
mbwiza ukuri. Nuko ubwo umugore n'amarira menshi aravuga ati burya rero mu gihe twasezeranaga wari waneye inda, uriya n'umwana wacu ufite imyaka 30, ubu ngubu yujuje imyaka 30. Nuko umugabo arishima cyane n'umugore we n'umwana we barasuzanya, nyine ubwo urumva ibyishimo biba byinshi. Bicaye ubwo aba ya migati, ariko harimo umugati umukoresha yari yamuhaye ngo umugati uzabonere umugore. Nuko ubwo wa mugore afata wa mugati umukoresha yahaye umugabo we ngo amuzanire. Nuko ubwo arawusatura nyine ngo bawurye. Mu kusatura ariko agasesekamo icyuma bikanga. Ubwo rero niko kuwushwanyura, bawushwanyura basangamo ikizingo cy'amafaranga yose, basangamo n'urupapuro. Asanga ahubwo yamuha amafaranga yanarengeje n'imyaka yose yakoreye. Arangira hariho urupapuro ruvuga ngo witwaye neza, nabonye ufite ubutwari muri wowe, singe wahera hahera uwo mugani. Ese wowe uri kumva ukuyemo iki? Uri kumva ari inyigisho yihe ukuyemo? Ndabakunda cyane kandi ndabishimira cyane wowe ukunda kureba Let's Move TV. Turagushimiye cyane. Turiho kugira ngo tugusangize amakuru, turiho kugira ngo dushakishe dukuru turyoshye, ibintu n'ibyo byose, inama. Turabakunda cyane kandi niba uzi ko utarakora subscribe, turagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru yacu yose ajya kugereraho ku gihe, kandi ukore na share kugira ngo n'abandi bose babashe kubona izi nkuru zacu ziryoshye. Ciao ciao.